ubundi imbere na mbere ajya kwigare tugiye mwiyamera uzingo Komana gahwereza nk'ibisusa bikuzwe n'izuba gatonda wanjye akumva ngugira agakobwa umuba musatsi wagoshe ku mutwanya binji reka mbwira ngenda nkubwira imbere yishi wakigora cyo ufata ukanyunisha njya kugwacetse ukagigira bamva nasono ufite isi narindi kuyihonda hu Yesu urebera to wowe rata urusimbwe byi ubona mugenzi wawe mumbonye imbwa ngewe imbwa ziramenyana ntabwo nazuhuza imbwa sha ntabwo nazuhuza umumbwe ibyo ngibyo reka tubireke murimo muragenga mbatwara dore none umunsi naje mu kazi ninjye nyine sha kuba hano manyo yashize none akubwo rero wagiye uriyumva waje mu kazi wenyine ariko humura nubundi giye ntabwo ndi bukora uyu munsi nahenje kugusuhuza gusa usanze hari ndi gufunga ngiye harantu ngiye mu rubanza hari hakujya ariko hari umuntu umwe ngiye gusiga mu mwanya wanjye w'umukobwa aragukora nakazi gusa nyine wirigwa uragakorerwa inko n'ishusho umukobwa ntago yankanga ntago yagukanga ntago yankanga cyakubwira ko n'abakiriya ntwara arabakunshura eshatu we narakubwiye nta mahirwe y'ubunyonzi ufite ahubwo sinzi ikibazo ugira mu mutwe wazabiretse uzabireke nibyo nkubwira ufite ikibazo mu mutwe nani ntabwo ngiteze hari umukobwa so wakigoryo hano umukobwa ari he waruzingo wese ntaza amuruzingo na beno wakigoryo ndagushamye ndazahuye mu Rwanda ndazahuye hano imbwa urabona wowe ari ko muri babiri urimo satani ukaruka gabo karacurira ubu naza kuramenyo ibikini n'ibyo nshaka kukubaza uratega umukobwa hano ari he ndi hano turashira ndakubwira ndi hano ariko sindi hano gutwara abasazi mabuje rato twigende nyine turagenda ariko banza wumve nawe yewe nubwo naje hano gutwara abantu ariko ngewe abo bantu nibo bajya bantwara ariko igara riryanjye twaye iki ubwo bivuze ngo ugiye guheka umuntu urabona atari satani nawe umwishyure ugera aho ugiye nitwa nkuko wajya hano ku igare nkaguca amafaranga make agutwara nkakugeza ku mahoro kuko iki kigare cy'uyu mukobwa kirabatura hasi ntabwo tuza tugendana n'imbwa Jesus wihangana niba biguciye intege we nakubwiye ngo uza kwahira izagutinda kuki ku muhanda hanyuma wowe nagushaka kwica ku igare tukagenda nose nagenda ngurunguruka muri make ucyakuzana none n'uburayi nuko irebera bicaye nabi gusa wakigoryo ubundi wowe uba waje kurabicaye nabi hano ku muhanda none ntabareba akubona ufite ubwenge urimo satani ntuyone nakubangurira je wambangura se wanshobora kigoryo wanshobora jewe muzi hici nakwasanye nukazumenyera hanya se wanshobora kigoryo wande bya ukarara mu bwanwa ako sha uretse gato I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Did you know me? No. Have I met you before? No, this is my first time. Eh? My first time coming. They say what? My first time coming. Nikura mushenze nikura. Mushenze maraniga mushenze maraniga. Oya mleze tuone. turashize Sika twari kigisazi wamutwara kara mugenzi wako mwese mwajya wani wasanzwe manyu kumvira ku igare manyu kumvira ku igare kira iki kigoryo gitwara nje ntago nshaka gutwara iki gisazi kandi nundi mu karya atasi umuntu utawushaka ku igare Are you playing? What type of playing is this? I don't want peace. I want problems always. none se karya reka kubaza iwanyu barakureze barakoreye barakwahiriraga byagenze bite umubwira agakobwa we nawe utanzamura umunwa tukarwana wabonye umenyera uriya mugabo ureshya n'ubuyoga ngewe nta kintu wangira ntiwanshobora ufite gahunda yo kurwana What's fit for your face? nimba ushaka kurwana ngwino we nashobora kugukubita ukabyimba bigakuraho kuri uruzingo ariko ubundi ntabwo we wanshobora uzagenda ubaza ubaririza kurwana nanjye ukansinda uba warwanye ko dushobora kurwana tugana mu gitondo tukanda tugeze ikigoro reka mubwize ukuri karya ibiryo urya byanze kubyibuhisha ariko inkoni nagukubita byakugira munini ubu warareba urirebye ubona wankubita ukanshobora umuntu w'umugabo nimba mukubisa akarinda hageraho iho yirukanka wowe umukobwa ubona wanshobora
uba wavukiye se ubwo wigeze ubona umugabo ufite ibiro 6 nkuri ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ahubwo cyane ikintu cya mbere umukiriya ugiye kuzana uwanjye gakirana imbavu ntabwo ushobora kumunjyana ibyo watukana utatukana ugomba kwemera ko ari uwanjye reka nkubwize kuri karya umwaka ufite waravukanye nta muntu ushobora kwemera ko umutwara kuri jogari nibirebana nabi ngenda azana inama agatsinda umuntu aza gutwara abantu akazana umukoba ese ntibazirikane imizigo umukoba si ibyo ngibyo umukoba ni ugutwara utuntu washobora kuba afite nkamutendeka cyangwa se akaba afite nk'utuntu aduhekaho ubwo se watugira yabashyiguteze n'ubusambo bwawe ubusambo bwanjye se narakwije wagihusha nabonye bagiki si wanazanga nta kintu nzanye n'umupira nambaye umutwe kugira ngo utawunyaka simbimeka nuko nta kintu kimwe wigirira hanyuma se nk'abantu abanyishyura arataka gutakara amafaranga rega ntabwo wabura ahantu yabika ushobora no kugera haruguru ku mwagenti uhita uyabika none se njya kuyabitsa atari uko naguze ibyo nshaka hanyuma niba wowe uyafite ujya ko atigera riri imyanya ya supanete wabuze irindi ujya ungabanyaho utugamba twawe njyewe ikingomu cy'ingenzi nuko umukiriya w'uwanjye ugomba kuza karibu uratakiriya yacu ku igare tugenda uburekane n'iki umva reka mbanze mbabaze muri abanyonzi cyangwa muri abahesha b'inkiko twebwe turi abanyonzi ariko iki gikobwa hano kiba gifite ibintu by'ibigambo cyagiye kikakurura urunwa rwacu rukamera uko ubona akenge ka supanete kaba ari gatoya bishyiramo urutoki rukinjiramo kandi kari akenge ka supanete ahubwo urwo runwa rwawe nirwo numva ruhurutira ibigambo byinshi nkaho wagihushoye ngo ni umugenzi kumanya ko please wimfatira agatoki mbanze mubwire ijambo rimutongera gutukana ahangaha nakubwiye ngo kajyane ubwo rutoki rwari kumutunga rusongoye nk'umugera nta kintu wamugira ubusa nawe wamushobora wagiye umenya ko uruzingo ugacisha niba yiyaminiya naze turwana nta nkubita njye ntabwo nzongera hano kugaruka mu bunyonzi uri muri mode yo kurwana turashize umva nkubwire ushaka ko turwana njye nawe we ahubwo wende ndi kubona waje erega kumfata amakoti nanjye nkagufata ndi niyo mpamvu ugiye kukurekura tukabanza tukumvikana umva rero nkubwire wa mugabo ntabwo uza aho mvuye ntunaza aho ngiye njye nari njye hano mbona uri umunyonzi cyakugutega ariko ntabwo nari nzi kuri ikigori umva njye akantu k'ikigoryi uzanyemo mbere na mbere ni kabi nanjye reka nkubwire sinkuza aho uvuye nk'uko ubivuze nanjye nuzi ngo nkora iki nubwo ndi umunyonzi ariko nuzi iyo nashye ibindi nkora nuzi ngo mbayeho gute kuza umenyera rero abantu uretse gato ngo iyo utashye utaha mwisenga se nk'ibyisi iyo utashye mu mwobo ukoramo hanyuma wowe kutaha mu mwobo nk'inzoka iyo utashye ukora akazi na kamwe nkora ntashye ndaryama nyine ariko nkazangamo nanjye iyo nashye ndaryama bwacye nkazangamo mu kazi haryama afite imbavu wese urahazi ugira hanyuma hari inzo kubona ugira imbavu ni igoronzoro kibumba bikamera nk'ipine ry'imodoka uko namera kose karyama nta muntu ushobora kukwicarana nawe kuko umwaka wamutera yawe usazana uko namera riza nta muntu ushobora kwicarana nawe kuko ubugufi ufite waba umwanduza ubundi rigari wari kuye bari tugende niba wari cyakwisakwiza wa mukara ukareka nkitwarira abantu ubundi mbere na mbere jya kwigare tugende mwiyamera uzingo ko mbona gahwereza nk'ibisusa bikuzwe n'izuba akumva nkubwira agakobwa umuba musatsi bagoshe ku mutwanya bingi reka mbwira ngenda nkubwira imbere nyinshi